iri joro nagize iyerekwa rikomeye. Iri joro nagize iyerekwa rikomeye cyane. Naje kubona abadamu mu bagore, barabagore benshi cyane. Ngiye kubona mbona marayika yageze mu bagore, ariko ngiye kubona mbona afite umubabaro. Mbona afite umubabaro mwinshi cyane. Ngiye kubona mbona marayika yitangiye itama. Ngiye kubona amaso ya marayika mbona yuzuye amarira. Ndabaza ngo Mana ibisobanura iki? Ngiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo ati ndimo ndareba abadamu ngababara. Mana inebini style drive. Na Imana mbwiye ngo nze mbabwire ngo ibabajwe n'uburyo muri kugenda mwambaye ubusa mu muhanda. Imana yambwiye ngibabajwe yuko itari kubasha kurobanura umubyeyi ngirobanura n'umwana. Mana yansanze irambwira ngo mbabwire ngo kubera ko munaniwe kunyurwa n'abagabo mwababashatse, ng'abagore benshi musigaye ngo mwita abatwara banyu ngo nimbwa, ndetse n'ibiryo mubahaye benshi mukabibagabura mubacunaguza ndetse mubiciramo. Nimumva uryo Imana yambwiye ngo nze mbabwire ngo umugore wese wahangaye kwita mugabo ngo nimbwa, yambwiye ngo nze mbabwire vuba bidatinze, yambwiye ngo uwo mugore nabirinduka ace bugufi imbere y'umugabo we amusaba imbabazi. Yambwiye ngo niba wowe ubwawe utamusabye imbabazi, Imana yambwiye ngo iraje irihuse ije kugukura imbwa iruhande, kuko imbwa ntagirarana n'ubundi umuzima mu buriri. Abana barababuse, abana babaye imfubyi ba nyina bagihari. Imana yambwiye ngo urusaku rw'aba bana n'amarira, Imana edestaye yambwiye ngo irimo iragaye aya marira Imana ije kuyabaryoshya. Nicyo Imana avuganye nanjye ngo nze mbabwire, ije kuzikorera amasuku, kuko edestaye naje kubona mbona amazu ya benshi arimo aratumamo amasazi. Ndabaza ngo ayo ni amasazi n'ayiki? Imana ngo ziriya ngo zirimo ziranukira. Imana yambwiye ngo nze mbabwire ngo ingo nyinshi zirimo ziranukira Imana, zuzuyemo imyanda. Imana yangije gukora amasuku mu mago yanyu, kubera ko kuyakora amasuku mwagize ute byarabananiye. Kadosta edali Mana irababaye cyane. Endista kidasa aho mutakinyurwa n'abagabo banyu. Bagabo kuki mutakinyurwa n'abagore banyu? Niyo mpamvu shawinima Mana mbyango ni musenge, kuko Satani ingo zose yarazisabirije ku buryo bwose bukomeje. Yes, reka ngusuhuze mwifuriza umugisha w'Imana aho uherereye hose impande zigize isi dutuye ko arenye. Reka ntangire ikiganiro ngo ikasi wako subscribe Imana gweze umugisha, naho turako subscribe share comment kugira ushe kugenda neza cyane. Kandi dusuhuza abakunzi bacu abari barasaza uburengerazuba amajyepfo amajyaruguru, tubabwire ngo umugisha Imana itanga nubagereho. Ntabwo nzi igihugu herereyemo, niba mu gitondo ngubwe ngo ugira umunsi mwiza, kandi ntabwo niba ngubwe ngo ugira umugoroba mwiza. Biravuga ngo ari kurira kwarara umuntu ukajya mu gitondo impundu zikavuga. Uyu munsi wa none haratejo hashize aho kwivutsa ubuzima. Reka twongeye kugirwa amagisha n'Imana, tukona umukozi w'Imana, tukona inshuti y'Imana, turakwakiriye. Yego, mahoro y'Imana we nawe. Twese umeze neza? Turashima Imana. Amen. Amen. Twari tugukumbuye kuri kamera zacu. Araciyemo iminsi. Yego. Wari umeze neza? Mana kabisa iraturenze. Amen. Amen. Yego, reka ntabwo nibuze kwizima mu magambo, reka nkwakire wibwira abakunzi bacu. Yego, murakoze. Amazina yanjye nani ayandi ni Baranyesija Damascene, twi cyane ku izina rya Kavuzandoro. Ndi umukristo mu itorero rya ADEPR.
ndi umupapa ndubatse nkunda Imana rero n'abantu bayo muri makeya ndi umukristo. Yego wari umeze neza? Aho ndashima Imana. Reka tukwakire dusengera Imana tukizo message y'Imana ikutumye. Karibu. Mana data wa twese uri mu ijuru, Kristo murengeze ubugingo bwacu, gitare cy'amanga gishyitsi cya Dawidi, giti cy'inganza marombo bwogamo bw'umugaro, uwera wa Isirayeli, Imana igira neza bugacya bucira, uhimbazwe gukuri tangira ukaba n'iherezo. Ndagushimiye ganza kandi utegeke Mana, tugwaye karibu na karame, turatuje ndutuze ubutumwa tugiye gutanga mwami, n'ubutumwa bugiye kumvwa n'isi yose, abasore abakobwa abagore n'abagabo abana bato. Niyo mpamvu tugwamagaye kugira ngo ikirere cyeyuke mwami Imana, tubwe ko na karame muri no mwanya abana twikadushikire, utwiteho duhamage butatu butagatifu kugira ngo hagaragate umutwe izina ryawe ryo. Turagushimiye kubw'ineza n'urukundo rwa mu izina rya Yesu Kristo turakoze, amena. Kiroze cy'Imana gutumye karumwanya wawe. Murakoze, turabashimiye, nejejwe n'Imana mu mutima kuri uyu munsi wa none, kuri tariki ya 12 z'ukwezi kwa 2 2026. Nejejwe n'Imana mu mutima kongera kugaragara no kuri kamera, ndanga ubutumwa Imana iba yambaye, ubutumwa iba yangejejeho, iba yansuye, ikanyereka cyangwa se ikambwira ibyo ngomba gutanga, ngomba kweza ku bwoko bwayo. Nejejwe n'Imana mu mutima no gushimira ubwoko bw'Imana bakunda kunkurikira bakampamagara bakambwira yuko ubutumwa babubonye bwabagezeho kandi bwabanejeje. Nshimiye ubwoko bw'Imana buri mu gihugu cya Amerika, shingiye ubwoko bw'Imana buri Canada, abadiaspora muri rusange bose ndabashimiye. Nshimiye n'ubwoko bw'Imana buri hara mu gihugu cya Uganda, nawe Imana ibahereze umugisha. Aba muri Congo, Tanzania, Burundi, mu byose bitandukanye, abampamagara mu cy'u Rwanda, bose ndabashimiye, Imana ibahereze umugisha. Kigeretse kw'icyo no gushimira ubwoko bw'Imana bamamagara ngo ubutumwa babwakire bwabagezeho, bakanzira yuko nta kindi bakeneye ari ukwihana. Abo nabo aho bari hose Imana ibahereze umugisha, kuko nasomye ijambo rambwira ngo iyo umunyabyaha umwe yihannye mu ijuru imbundu ziravuga. Rero iyo nakiye abantu, ngakira abagabo abakobwa cyangwa ngakira mama n'abapapa n'abasore, bakambwira yuko bakeneye kwatura, bakeneye kwihana, biranezeza cyane. Benshi bangabona baje no kundeba mu rugo, cyangwa se ngumva bamwe bakeneye bafite n'amatsiko yo kugera ahantu ndi, nabyo biranyura cyane, biranezeza. Bakaza iyo bageze wanjye dufatanya umwanya wo gusenga no gushima Imana. Rero aho bari hose Imana ibahereze umugisha, Imana ibagire neza kandi Imana ibashyigikire, Imana igomeze ibiteho. Rero aka kanya ndagarutse kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana Imana yambaye cyangwa se yangeze ku mutima, no kubagezaho ubutumwa Imana yambaye kugira ngo buri wese amenye inzira agomba gucamo, cyangwa se amenye icyerekezo agomba guhagararamo. Imana itugire neza. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Mariko igice cyaho cya mbere. Mariko igice cya mbere ku murongo wa 40 turageza 44 kugira ngo Imana itugire neza. Umutwe w'amagambo uravuga ngo akiza umubembe. Umubembe aza aho ari, aramupfukamira, aramwinginga, aramubwira ati wabasha kungiza. Aramubaza, aramubabarira, arambura ukuboko amukoraho ati ndabishaka, kira. Uwo mwanya ibibembe bimuvamo arakira. Akimusengera aramwihanangiriza cyane ati uramenye ndugire uwo ubibwira, ahubwo ugende wiyereke umutambyi uture n'ituro ryo kwihumanura nk'uko Mose yabitegetse, kugira ngo bibabere ikimenyetso cyo kubahamiriza
yuko ukize. Imana itugirire neza. Rero bene data, nshuti z'Imana, banyamasengesho, barokore, bahanuzi, bavuga butumwa, bashumba, pasiteri, nsanye ijambo ry'Imana rivuga ko ijambo ry'Imana risobanura ku kintu cyitwa umuntu witwa umubembe. Umubembe, uyu yari umurwayi, yaragendanaga ibibembe abimaranye igihe kirekire cyane. Abimaranye igihe kirekire cyane arwaye ibibembe byari byaramuzahaje. Aya masaha rero, nshuti z'Imana, uyu mubembe ngo yumvishije inkuru yuko Yesu agiye guca mu mudugudu, cyangwa se Yesu agiye kunyura, cyangwa se Yesu ageze. Uyu mubembe ngazamura ijwi rirenga cyane, ngararira cyane, arataka, aratabaza, ahamagara, ataramubwira ngo wabasha, washaka, wangiza. Yesu nawe aramubwira ngo ndabishaka, kira. Yesu aramubwira ngo ndabishaka, kira. Ngako kanya ibibembe bimuvamo, ibibembe bimuvaho, arakira. Ngamaze gukira, ngaramubwira ngo ntuzabivuge, ntuzabivuge, ahubwo amutegeka yuko agomba kujyana ituro ngo arijyanire umutambyi. Ngicyo nicyo kimenyetso gihamiriza yuko ngo yakize. Uyu mubembe nawe ngamaze gukira, kwiyumanganya yuko yakize, cyangwa kwiyumanganya ngo areke kuvuga uwamukijije biramunanira, kwiyumanganya biranga. Imana itugire neza. Rero tugeze kuri uyu mubembe, nshatse kubisobanura akanya gatoya, nindangiza ndange mesaje Imana yamaye, kugira ngo buri wese amenye icyo agomba gukora muri iyi minsi ya none, isa n'iyanyu, iminsi y'imperuka ikomeye cyane. Rero umubembe, nshatse kubabwira ngo wowe ugisambana, menya ko urwaye ibibembe. Wowe ugisomana, uri umunyamasengesho, uri umurokore, menya ko urwaye ibibembe. Uri umushumba usambana, warabembye. Niba uri umudiyakoni usomana, urogana, wuzuye amashari, muri wowe warabembye. Aya masaha naje ngubwira ngo ca bugufi, wegera Imana, Kristo agukiza ibibembe ufite. Abantu barimo baragendana ibibembe, ariko ntibamenye ko bafite ibibembe byabishe. Ugasanga umuhanuzi ari kwihagararaho kandi yarabembye. Birababaje ko umuhanuzi uvuga ngo Imana iravuze, yirirwana icupa rya pirimusi, yirirwana icupa rya mitsingi, yarangiza akavuga ngo ni umukristo azajya mu ijuru. Topiera, uyu ni umubembe, yarabembye, afite ibibembe. Erega bene data, umuntu arya afata icyapa akagishyira ku muhanda, we yuhageze kikuyobera inzira yo gucamo. Hari abahanuzi bariho bibwira ngo Imana irabareba, cyangwa se bibwira ngo Imana irabemera, ariko bararangije gupfa, bararangije kwangirika. Aba bantu bafite ibibembe byarabishe. Mu gihe ugisambana warabembye, mu gihe ukinywa inzoga warabembye. Bandi barimo baragendana ibibembe mu mitima yabo, barimo baragendana ibibembe mu murimo w'Imana. Halasti ela letola me ele fordraj. Bandi barimo baragendana ibibembe, henimati de contre le draj. Imana ya Enestai irashaka ko buri muntu wese yegera Imana, agafata ibihe byo gusenga. Yukigambanira mugenzi wawe, ibyo ni ibibembe. Yugisambana, ibyo ni ibibembe ugendana nabyo. Yukiroga, byitwa uri umunyamasengesho, ibyo ni ibibembe. La si elima takita ere donesta ere dry.
Imana irashaka ko muyegera ikabakiza ibibembe mufite. Ngo uyu mubembe nawe aratabaza, haravuga ngo wabasha, washaka, wangiza. Ntabwo Yesu ashaka kubakiza. Yesu ashaka kubakura mu byaha murimo. Yesu ashaka kubakura mu busambanyi. Ahubwo mwebwe ubwanyu mwarananiranye, mwigize abantu bakomeye, muhagarara ku byubahiro, mwica umurimo w'Imana mwitwaje icyo muri cyo. Imana y'amahoro y'ubwayo yandumye, yambwiye ngo Elesta Edrayi, umuntu wese witwa ko akorera Imana agasambana, akorera Imana akajya mu makabari, Imana yambwiye ngo uyu muntu agiye guhura n'icyo bita akaga. Akaga gakomeye cyane. Tayiwi elima, burica umurimo w'Imana uvuga ngo ntacyo, ngo Elesta, ngo Imana ngo ntacyo izagutwara. Oya, Bibiliya ivuga ngo ugenda yububa abonwa n'uhagaze. Lastide kide estance. Uyu mubembe nawe yaratabaje. Nawe aya masaha urasabwa kwegera Imana. Yesu yavuze ngo ndagiye, ntago mbasigiye imfubyi, mbasigiye umufasha ari wo Mwuka Wera. Impamvu umugabo azana umugore ni umufasha. Impamvu umugore ashaka umugabo ni umufasha, kandi umufasha ashinzwe kugira inama. Ya Elesta yugisambana shikiyongeza, warangiza Elesta beautiful, ukumva muri wowe ntacyo bigutwaye, menya ko wamufasha yaguhunze. Imana itugirire neza. Haya eni sando ela pifo elagire stage benedata nefordai. Haya masaha cyangwa se igitondo, Imana irashaka ko muva mu bibembe murimo. Henestare kire dry, Imana irashaka kuva mu bibembe murimo. Rero ikambabwire bene data, iri joro nagize iyerekwa rikomeye. Iri joro nagize iyerekwa rikomeye cyane. Naje kubona abadamu, nimvuga abagore mwihangane, ntago Eneside kire de stars shamba abagore ndivuga. Bibiliya ivuga ijambo abagore, ntago n'abacomotse, ntago n'abamvuza nabi, ni ijambo abagore kuko Bibiliya bivuga. Enima atakiri birifo. Naje kubona mbona marayika ahagaze hagati mu bagore, barabagore benshi cyane. Ngiye kubona mbona marayika ahagaze mu bagore, ariko ngiye kubona mbona afite umubabaro, mbona afite umubabaro mwinshi cyane. Ngiye kubona mbona marayika yitangiye itama. Ngiye kubona amaso ya marayika mbona yuzuye amarira. Ndabaza ngo Mana ibisobanura iki? Ngiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo ati ndimo ndareba abadamu ngababara. Mana myanga icyo ndi ikitumye mbabara ni iki ngiki. Nimwumva uburyo Uwiteka yasobanuriye. Yambwiye ngo Imana y'amahoro irababazwa cyane n'igitsina gore. Abadamu barimo baratera Imana agahinda cyane. Inebini style dry. Na Imana mbwiye ngo nze mbabwire ngo ibabajwe n'uburyo muri kugenda mwambaye ubusa mu muhanda. Imana yambwiye ngibabajwe yuko itari kubasha kurobanura umubyeyi ngirobanura n'umwana, ngo kubera ko umubyeyi asigaye yambarana n'umwana we yabyaye. Utafata umwana, utafata na nyina ngo basobanure. Urabona bose bambaye imyambaro imeze kimwe, ugasanga umubyeyi yambaye umwenda, wa mwenda yambaye ndiyakwicara, wa mwenda yambaye ndiyanadesitari, ntiyabasha gufata ikintu kiri hasi cyangwa imbere yiwe. Imana yambwiye mbabwire ngo irababaye cyane.
Nikimana mbwiye. Kabiri, Mana yansanze irambwira ngo mbabwire ngo kubera ko munaniwe kunyurwa n'abagabo mwababashatse, ngo abagore benshi musigaye ngo mwite abatwara banyu ngo nimbwa, ndetse n'ibiryo mubahaye benshi mukabibagabura mubacunaguza ndetse mubiciramo. Nimumvure Imana yambwiye. Yambwiye ngo nze mbabwire ngo umugore wese wahangaye kwita mugabo ngo nimbwa, yambwiye ngo nze mbabwire vuba bidatinze. Yambwiye ngo uwo mugore nabirinduka ace bugufi imbere y'umugabo we amusaba imbabazi. Yambwiye ngo niba wowe ubwawe utamusabye imbabazi, Imana yambwiye ngo iraje irihuse ije kugukura imbwa iruhande, kuko imbwa ntagirarana n'ubundi muzima mu buriri. Debi enista kide elayi. Imana irababaye cyane, iri kuzenguruka mu badamu bagura Destayi, ikababara. Mwuka Wera yuzuye icyo bita umubabaro. Bagore ne Destayi, nimwisubireho mugerukiraho mugeze. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo kandi ule elimastari ngabagore erbiri fa edrayi muri kurara mu maroje mukabashe ko mugiye mu kazi, ariko Ernestine kide Beresanse abana barababuse, abana babaye imfubyi ba nyina bagihari. Imana yambwiye ngo urusaku rw'aba bana n'amarira, Imana Edestayi yambwiye ngo irimo iragaye aya marira Imana ije kuyabaryoshya. Nicyo Imana avuganye nanjye ngo nze mbabwire. Icya kabiri Imana yambwiye ngo ije mu ngo zanyu. Nicyo Imana yambwiye. Yamyangishe mu ngo zanyu enidesta, kuko ingo zanyu mwananiwe kuzikorera amasuku, ije kuzikorera amasuku. Yohereje abakozi mu ngo zanyu, ije kuzikorera amasuku, kuko Eledestayi naje kubona mbona amazu ya benshi arimo aratumamo amasazi. Ndabaza ngo Ernest ayira amasazi n'ayiki? Imana ngo ziriya ngo zirimo ziranukira. Imana yambwiye ngo nze mbabwire ngo ingo nyinshi zirimo ziranukira Imana, zuzuyemo imyanda. Imana yangije gukora amasuku mu mago yanyu, kubera ko kuyakora amasuku mwagize ute byarabananiye. Ndema Siribi elimosta elai. Ja elekilima sile elekide esta contre edrai. Ndabyira uyu mugore elebifo Imana yamwiye n'umugore yabimenyere, yabigize icyo bita akamenyero. Kurara muri lodge akambara igitenge yahawe n'undi mugabo, agatunga telefone yaguriwe n'undi mugabo, akabeshya ngo yakuye mu bucuruzi bwe. Imana yambwiye ngo ubwire ngo gupfa kwawe kubaye ko iherezo ryawe ribaye ribi. Bagore nimwige kunyurwa n'abagabo babashatse, kubera Imana iri kureba ikababara cyane. Ibibembe byabaye byinshi muri mwe. Hayima elesta elai jiachia kumeye sandolema lakili binifo maniraje ile kile restai pagore destando ma erifai Imana mnyengo kuchi mukabishe edrai kwiyandarika kwitwara uko mutari. Imana mnyengo nzembabaze ngo niba utabashije kwihesha agaciro uri umubyeyi, umwana wabyaye we azihesha agaciro gute? Tayiwe ndema shando elika inima elela siribini fo tando enika dosta edal. Imana irababaye
yababaye cyane. Endista kidasa, aho mutacinyurwa n'abagabo banyu. Bagabo kuki mutacinyurwa n'abagore banyu? Niyo mpamvu shawinima Imana ngo nimusenge, kuko Satani ingo zose yarazisabirije ku buryo bwose bukomeye. Naje kubona mbona ikuzimu hakozwe ikintu cyitwa inama y'ingubagahu. Mbona hakozwe inama y'ingubagahu. Mbona inama ikozwe ikuzimu. Mbona bafashe ibitero. Mbona buri badayimoni babohereje muri buri rugo. Muri buri rugo mbona barwaje mu ngo z'abanyamasengesho, mu ngo z'abahanuzi, mu ngo z'abavugabutumwa. Imana yambwiye ngo genda ubabwire ngo umuntu wese hari, bwitwa umuhanuzi, bwitwa umunyamasengesho, ari umugore, ari umugabo, afata ibihe asenge, kubera ko ingo zo mwabonaga zikanyakanya vuga ngo zirahagaze. Imana yaho ninze mabwiye ngo nazo zirasenyutse. Mufate ibihe musenge, kubera ko Satani yagabye ibitero bikomeye, yagabye ibitero bikomeye mu ngo. Tandima elima rakira destai, mwarabwiwe kenshi mwanga kumva. Hendima stikodrai, ariko dore ibihe birakomeye, ibihe biragoye. Sirimo etrene kire destai. Bagore nimwige kunyurwa, bagore mwiyubahe, bagore mwihe agaciro. Lazile tando kidibi, birababaje yuko endistadrai umubyeyi asigaye yambarana n'umwana we, nukabona umwana mu nzira. Letostira drai ndumuvangura na nyina, ukana umubyeyi yambaye umwenda ndiyakunama. Nestira kiradrai, Imana yambwiye ngo mbabwire ngo kubera ko mukabije kuyikoza isoni, yambwiye ngo ibohereje umuyaga wazarwakira, ikuye imyanda mu nzira. Handema siribi ela shando elika lo sirimi dopiwi sini kontre desta edakuwa shawiniga imadra tombe weni manda siri legros tifo endika endiwi siri dry dene manda igor dostai legide stakire Jezi gloria. Imana ya mahoro, Imana ya mahoro yambwiye ngo nze mbabwire dolesta eda contraire bon shando ela, kubera ko mwanze kubyarana n'abagabo banyu babashatse bakabakura mu busore, mu busibateri. Imana yambwiye ngo dore mugiye kubyarana n'abatari abagabo banyu. Imana yambwiye ngo ni ukuri yafashe icyo bita icyemezo n'umwanzuro. Yambwiye ngo ninde muri mwe ufite ububasha bwo kwitambika mu mugambi wiwe. Endista edra, Imana irashaka ko mugaruka mugasubira ku murongo. Imana yambwiye ngo buri wese yakwisuzumye ntiyagirwaho n'urubanza. Urakoze cyane. Urakoze. Imana igumugisha. Hari umuntu ushobora kuba kwifuza ko yakuvugisha, yaguhamagara, wamusengera, wamuheka, yakubona gute? Nomero yanjye ni 078 90 73 79 078 90 73 79. Katugushimira watanye ku kiganiro kwa sosiyete, Imana ikweze umugisha, ibiganiro byacu nagaruka. Ciao ciao.